urwango mwanga sinzi ibisazi byamufatiye maraza abatwara none se ngenda hazi naho nzi iyo mpamenya nari kujyayo nkabafata nkabagaruka wimbaza ibyase ubwo ngize amahirwe akazumva kino kiganiro yazaza akamfasha nifashije nkabona Farida namusaba akamuza na papa w'abana afazari sawa kabatwara afite niwabo naho yata afite niwabo hari n'ibyo kujya n'ibyo kunywa nabyo babuze ariko ingeso bafite zigatuma abana bamenenganya bakajya kuba bamayibobo nanone ubwo wibwira ko aba bana bose bari mu muhanda ari uko badafite wenda yabashyira iwanjye akabamfashiriza iwanjye yabajyana iwe nka se nkabakurikirana nka nyirakuru ariko batari kwa nyina baye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizire ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment inama zanyu zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi ndi kumwe na mama wa Farida twavuganye aramabangara arambwira ati ndagushaka hari ikibazo nagize nifuza kubwira abadukurikiye cyerekeranye n'umukobwa we murabizi nyine Farida muri iyi minsi murabizi uko yahindutse nyine nawe mwarakubonye ntago wenda nirirwa mbivugaho ariko ntago byoroshye mama umeze uteze turaho turashima Imana nkurikije kutishimye se kandi sasa ubu nakishima gute ko mugani muri iyi minsi nta kwishima umukobwa wanjye yarongeye arananira umukobwa wanjye yasubiye mu mayoga umukobwa wanjye yabaye undi wundi nko kujya wicara ukamusengera ugasaba Imana nyine ko yajye imurindi n'ahari ikintu usaba Imana ni ukugira ngo Imana ijye imurindira aho ari ntazongere kubyara abandi bana ngo azabajugunye iwanjye cyane cyane ko n'abandi dore bageze bari mu mashuri imyaka yanjye ntabwo uri kunyemerera kubakurikirana uko bikwiye kujya gushakisha nkajya no kubakurikirana mu by'amashuri birangoye ubundi ntabwo wenda ni uko nyine ari abuzukuru gusa mu myaka yawe ntabwo wakabaye urera ariko nyine abuzukuru bo uba ugomba kubarera nyine niba kubarera nta kintu bintwaye ariko kubajyana ku mashuri kujya kubazana kubatekera kujya gushakisha ibyabatunga ariko Farida se ntabwo ufasha mbere yaramfashaga ariko ubu ngubu ishwi ntabwo sinzi niyaba noneho none se nta kintu afasha abana mbere njyambwiraga ko abana bafasha nta kintu mbere yarabafashaga ariko ubizi isaha noneho menya noneho abazimu yarwaye se mva bikubye babandi ahari yari afite b'ibisazi ntabwo yamenya umwana w'uko yaraye ntiyamenya uko yaramutse ntabwo kubasura se ngo ahagere aho basura se kubera isoni ntabwo akibasha yivanye mu rugo ntawamukuye mu rugo ambwira yuko agiye gushakisha ubuzima nabwo yabimbwiriye kuri telefone yarageze iyacyo ntabwo yigeze ahaguruka mu rugo ngo ambwire ngo mama ngiye aha ngiye gushakisha ibyatuma abana banjye babaho yaragiye muna burije ukwezi kurashize abiri arashize nyuma numva ngo noneho yaje mu mayoga cyuko ari cyo gihe we yanyiyerurukije ngo anuma ngo aje kunsaba imbabazi icyo gihe rero ntabwo nzi ngo Farida baha sinzi ngo bimeze gute umva ntakikoza abana be na se sinzi yaba se w'abana ubizi se w'abana abo babyaranye umwana umugabo babyaranye bari abana ntabwo nzi yaba ngo byibuze mbe namubwira ntabwo amenya abana we ntabwo aza kubasura ntabwo mujya kureba umukwe wawe ntabwo nzi yabana yarimutse umugore amajije kumwanga akagenda se batandukanye bate
ubu wamenya icyo umugore n'umugabo bapfuye bapfa byinshi bwo ubu yari kuza akambwira niba ari ibifuti byari kubimbwira ko yari kuza akambeshya nagiye kumva numva ngo batandukanye gusa abana kuva arabashorera batandukana umugore yahise ashorera abana bazana mu rugo umugabo nta gakuru ke nta no kumva ngo abana bameze gute byose ni ku mutwe wawe kandi reba imyaka ngezemo ubu si nzamenya abana bajye ku ishuri nzamenya abana njye kubazana nzamenya abana mbatekere nzamenya abana njye kubashakishiriza uri kumva mu myaka yanjye nabyo uri umuntu umwe biragoye ndi umuntu umwe noneho nta n'uwundi mfiteho kumfasha umuntu umwe biragoye ahubwo ufite undi muntu ugufasha mfite undi ufasha nta kibazo ufite ugufasha nta niyo kibazo mpamvu naguhamagaye nkakubwira ngo byibuze papa w'abana ashobora kuzumva kino kiganiro hanyuma se ko wantumijeho ngo tuganire inama ni makeya kuko ubizi isaha ikintu cyatumye nkubwira ngo uze tuganire izi saha Farida yaje kunyiba b'abana abana be yarabatwaye abajyana yaraje ubu sinakubeshya ngo baraba kandi bigenze Farida bite niba ari cya kiganiro yigeze kumva undi kumuhana mvuga ko yabaye ikirara yabaye ibiki yaje mu buhe buryo se abatwara gute mwarabiganiye yaraje arabiba ubu ndahangayitse ntahari iyo mpaba ntabwo mba naremeye ko abajyana ubu ndahangayitse nkurikije nta kibazo si mama wabo se uye ni mama wabo ariko uburyo Farida abayeho mu buraya mu nzoga mu bujura mu kuroga tekereza iyo mico nayipakiramo abo bana bazakora bameze gute ahubwo wenda icyo ngicyo nanone aho ngaho ho birahangayikishije none se ubwo njye nimva byibuze afashije akangarura abuzukuru ntabwo ushaka yuko bazamenya imico ya nyina bazamenya uburyo nyina mu burabo ese ubu niba acyuye uwo mugabo abo bana bashyira ni ukuvuga ngo yaba yarakaje nicyagiye tuganira se ukamugira inama umubwira ngo ave muri ziriya ngeso nyine ariko si ko wamugiraga inama wigeze umutuka none se uriya yumva inama ko yumva ko ari nko kumutuka uriya ntabwo yumva inama ubuzima abayemo arumva yabasha kurera abana baniga none se uri kumva nyine yabishobora uretse ubugoryi uri kumva yabishobora abana barigaga abana nta kibazo bari bafite batangiye amashuri se ejo bundi none se ubu nzi niba yarabajyanye kwiga cyangwa se niba baricara none se iyo abikubwira mukaganira akabakwaka n'ubundi kutari kuba mwabiganiriye yabibye ntabwo nari bubamo nzi ubuzima abayemo n'imico ye ntabwo nari bubamo ariko mbere yajyaga aza kubasura byibura nta kibazo mbere yarazaga akabasura akaza niba hari n'akantu afite akabazanira ariko nyuma y'uko yumvishije cya kiganiro yahise araza arabiba si twari kumwe se ahubwo ntitwabiganiriye muri kumwe uri kumuhana umubwira utunywa we rero ntabwo yabifashe nk'uko kumuhana yabifashe nk'urwango mwanga sinzi ibisazi byamufatiyemo araza arabatwara none se ngenda haza ntaho nzi iyo mpamenya nari kujyayo nkabafata nk'abagabo wimbaza ibya se ubwo ngize amahirwe akazumva kino kiganiro yazaza akamfasha buriya nubwo Farida tuganira buriya ntabwo tujya tuvugana ibintu byinshi ku buryo menya nyine ibyo byose burasize amakuru abana bo nari mbizi ko bafite ariko ise ntabwo nzi ibyabo sinzi se ngo bimeze bite ise w'abo bana we aba hehe ageza kureba abana akurikirana abana byo bimeze bite muheruka bakibana bamajije gutandukana sinigeze nongera kumva amakuru ye ahubwo Imana imfashije nkabona Farida nazamusaba akajya kunyereka se w'abana nkamubwira igitekerezo cy'abana nkumva ko twafatanya ntabwo muvugana no kuri telefone se kuri telefone menya yarayihinduye
kuko telefone yari afite ndayihamagara bakambwira ko ari nomero. wowe se mupfiki uwo mugabo? wenda icyo twapfanaga nuko yari afite umukobwa wanjye. izi saha z'ubu nakubwira ngo dupfane. ariko se n'ababyeyi rero namwe mwaragowe. ubyaye umwana abyaye abandi bana arabaguhaye urabareze urareze, ntawe uza kureba uko abana bameze, ntawe uza kuvuga ati reka menye njye kureba abuzukuru cyangwa njye kureba abana banjye. none se urarera abana wenyine ku myaka ufite ubu? ikibazo ubizi isaha ukuntu mpangayitse, ubizi isaha ikibazo si imyaka. mpangayikishijwe n'uko abana banjye bakandura imico ya nyina. cyakora nanone ubu iby'imyaka sinyibirebaho. ikintu kimpangayikishije ni uko abana banjye bakandura imico ya nyina. njyewe Faride umwanzuro wo gutwara abana sinawumushyigikiramo. urumva ari n'amafuti yakoze. ubu si ubuhuga bitaho. amafuti pe. ubu umuntu wirirwa mu kabari yamenya ko umwana yariye, yamenya ko umwana yagiye ku ishuri. uwo mwanya arawufite. yakoze amafuti. njyewe buriya kurera abana ni inshingano. noneho umwana urenze umwe, Faride azamenya ko abana bagiye ku ishuri, amenye ko abana bari burye, amenye ko abana bagomba kubafurira. wenda kuko ari umubyeyi yanabimenya. reka twe kumucira urubanza. uri umubyeyi ku bana be ni umubyeyi. Faride naramwibyariye ndamuzi. uwo mwanya arawufite. cyokora wenda niba yarashatse umukozi ndabyemeye yabarera, ariko se azabahisha na ya mico akora. erega nta muntu wifuza ko umwana we amera nk'uko ameze nka kuriya. nawe ni umuntu mukuru ntiyakora ibyo akora imbere y'abana. burasa we yabitinyuka. nawe wenda yashyiramo gutekereza akavuga ati ntabwo naguma muri bino bintu, cyangwa yanabikora akabikorera kure. uzi ubwo yanyweye inzoga yaba agifite ibihe bitekerezo bizima. hari ugutahirimana na ba bagabo be. keretse iyo yanyweye nyinshi. ubundi yanyweye nkeya ntabwo aba ari ntabwo. none se uba afite umwanya wo kwifatara? ubu uwanyweye niwe unywa. ubu uri kubona afite akanya n'igihe amaze. noneho njye ndashaka kuzamuhamagara nkamubaza umwanzuro wo kuza kwiba abana yawutekereje gute. njye ndi kumva aricyo kizima umuntu yamuhamagara akamubaza. umwanzuro wo kuvuga ngo nje gutwara oke nabe sava ni abana be nta n'uwanze kabatunga, ariko imico ye niyo nanze. gusa nanone umubyeyi buriya ku mwana ashobora kubaha imico myiza akabahisha iye, nabyo birashoboka. buriya Faride ni umuntu mukuru, ntabwo ari umwana wo kuvuga ngo ngarereka abana ibyo akora. nabyo ashobora kubarirana neza akavuga ati niba ari gutya reka abana banjye mbafata. nabyo birashoboka. kubera icyo umunyarwanda yaciye umugani se ngo uwiba ahetse ababwiriza wo mu mugongo. uwo mugani kubera iki bawuciye? nanone ariko ashobora kubihisha, ariko buriya ikintu akora muri urwo rugo abana bahari niyo wagisha akazirana. amaraso birakururana. ushobora gushiduka nawe uwo mukobwa nawe yagiye mu bagabo akabifata nk'imikino, ntabifate nk'ibintu bibi, akabibona akavuga ko ari ibintu byiza nyina baba. ugashiduka nawe yabaye nk'uko nyina abaye. kandi ikindi kurera abana b'abakobwa biravuna. buriya abahungu, buri umuhungu wamurera uko ubyumva, ariko kurera umukobwa ni ibintu bivunanye. bisaba kumureberera ukamwitaho. niba ugize abashyitsi ukamenya aho uraza umwana wawe, ukamenya uko umufata, kuko buriya abantu bari kunywa inzoga ntabwo ushobora kumenya icyo baba batekereza. nese cyuye cya kigabo kikaza kigafata n'umukobwa, akagenda akahirima iyo ngiyo, agacunga cyahirimye, akagenda agafata umukobwa. ntabwo byashoboka. harimo birahangayikishije. ubwo uri kumva abo bana wakicara ukaryama ugasinzira, ari amaraso yawe ukemera ko nabo bajya kwandagara. birahangayikishije. njyewe Imana ifashije nkabona Faride, namusaba akamuza na papa w'abana, afazari sawa akabatwara aho kugira ngo barerwe na nyina. kuko se abatwaye yabakurikira.
buriya umugabo ikibazo rero ise we afite ikihe kibazo cyo kutamenya abantu? reka sinzi icyo yapfuye n'umugabo we n'umugore we. Ababyeyi nabo rero bajya bakabya kugirana ikibazo n'umugore n'abana mwabyaranye nyine bakabigenderamo. noneho n'umugore mwabyaranye nawe akaba ari aho ntafate inshingano z'umubyeyi ngo avuga ati ngiye izi nshingano ni izanjye ninjye ngomba kubyikorera, akaza kubikwikoreza ntacyo kuko nawe uri nyirakuru ariko akagufasha. none se reka nkubwire inshuti yanjye, mugafatanya nyine. reka nkubwire ubizi isaha uzi uko abana bari mu muhanda benshi ni uko badafite ababyeyi, hari ababa bafite ariko batishoboye, cyangwa hari ubwo babona ingeso z'ababyeyi babo kavuga ati aho kugira ngo nkomeze mbone umubyeyi wanjye ameze gutya, akemera akajya kuba imbohe cyane kandi afite ababyeyi bazi, afite n'iwabo naho afite n'iwabo, hari n'ibyo kurya n'ibyo kunywa ntabyo babuze, ariko ingeso bafite zigatuma abana bamenenganya bakajya kuba bamayibobo. nanone ubwo wibwira ko aba bana bose bari mu muhanda ari uko badafite barabafite, ahubwo ingeso z'ababyeyi nizo zitera abana kujya kuba bamayibobo. kandi icyo ukoze umwana kureba nawe akeka ko ari cyiza nawe akagikora, kuko ni ukuri ukazashidukana wabyaye, nibyo bita karande, igenda ikururuka umwana umwuzukuruza ugasanga nawe akavuga ati mama niba akora uko biri kose mama ibyo akora babizi n'umuntu mukuru wasanga ari byo cyangwa wasanga ari byiza, nawe akabishyira mu bikorwa. cyangwa akanavuga ati ngiye nkibera umurara wa hariya ariko sindeba ibyo mama akora, ashobora kujya hari hanze akirinda kurenza uko yabona ibyo mama akora, ubwo akirinda mu bubobo bw'akavuga ati ngiye kubaho nabi, ngende nkora akazi ko mu rugo ariko ndebe ko ntazamera nk'uko mama ameze. hakabaho n'uwandura rero akaba nk'ababyeyi, akaba umwanda cyane, ariko icyo gihe biba byaturutse ku mubyeyi nyine, ku mubyeyi. ubu rero icyo nsaba ni uko Imana ifashije nkabona papa w'abana akamfasha gushaka bari abana, wenda yabashyira iwanjye akabamfashiriza iwanjye, yabajyana iwe nka se nkabakurikirana nka nyirakuru, ariko batari kwa nyina. icyo udashaka ni uko bajya kwa nyina, nyina akajya basurira aho bari nta kibazo. Farida nawe rero araguhangayikishije, aragutagangaje, ni ukuri. kandi rwose aho ageze ntiyakabaye buri umuntu aguhangayikisha ari umwana muto, ariko kugira ngo umuntu abe ari mukuru nabwo akomeza guhangayikisha anakuza anashaje, nabyo ni ikibazo. kandi iyo akomeza akaguma akijijwe wenda akabajyana ariko yarakijijwe wari kubamo, nta kibazo, nta nubwo nari guhangayika, numva nari kumva yuko agiye kubatoza nawe gusenga, agiye kubatoza ingeso nziza, ariko subiza isa nakizera ko agiye kubatoza ibiki bizima. ibitekerezo byanjye biri ko azabigisha nabo kunywa inzoga, azabigisha nabo kujya mu buraya, azabigisha nabo kujya mu businzi. ubu ni buhe umuhangayiko wanjye, kandi n'undi uwo ari we wese yabitekereza, utabitekereza ni uwaba ameze nkawe, ni uwaba nyine adaha agaciro abana. oya abana banjye barampangayikishije, ni uwaba atari kubiha agaciro ariko barampangayikishije. n'undi mubyeyi wese udukurikiye n'uwabyumva, ntabwo abantu bataza kubyumva nabi, ntabwo uyu mama yanze ko Farida abana n'abana be kuko ni nyina, ntabyanze, nta n'uwakanga ko abana basanga nyina. ariko ikibazo se ese aba bana basanze nyina ameze atabayeho gute mu buhe buzima? ari umuntu wizeye wavuga ati abana kuko nibasanga nyina, kuko nawe murabona ko yisaziye, abonye ubamufasha ntiyabyanga. ariko aragira ati Farida uko tumuzi namwe mumuzi, ese azabasha gufata inshingano z'abana? azabasha gufata inshingano zo kurera? bimuhangayikishe yite ku bana, azibuka aba bazamuhamagara ati dusange hano ngungurire kamwe, areke kugenda ngo abana yibuka abana.
ni ikibazo, ariko abaye wabikora akavuga ati njye abana n'abanjye ndabibuka wabamo. Rero hatagira abantu baza kubyitiranya ngo muvuge ngo uyu mukecuru nawe ngo ari kwima uburenganzira abana bazi nyina na nyina arabasura na nyina aza kubareba nta kibazo, ahubwo akantu kamubabaje ni uburyo yaje kubibamo atanabamusabye, atazi n'aho abajyanye, urumva ntuzahawe. ubwo rero umugabo wa Farinda njye simuzi, ariko ahari nawe namenye inshingano ze nk'abana. Abagabo benshi bakunze kubyara abana bakajugunya, yikihunza abana be bakajugunya, arabajugunyirana. Umugore we ko ameze nk'uwabaye nk'umusazi, ubu niwe abona ko azamurerera koko, se we ntabwo ahangayikishijwe n'abana be, aho bageze mu irera ribi. Bakeneye kubona umubyeyi muzima wababa hafi, akabacyaha, akabereka icyiza n'ikibi. Nibyo nifuza ko abana banjye babona, ntabwo nifuza ko abuzukuru banjye bakura ari ibirara. Turi kugana ku musozo, Farida ndabizi kino kiganiro uzakibona, nyamuneka Farida uri inshuti yanjye, uri inshuti n'abandi bantu b'inshuti zawe bose. Gutwara abana bawe ni sawa, nta nubwo wakagiye watwaye ubibye kuko ni abawe, ariko ukeneye kuganira na mama wawe mukaganira. Niba abantu batwaye ukamuganiriza mukabyumvikana, nyine ukamatwara ku mugaragaro. Imbabazi akambwira ngo yatangiye kunywa inzoga, ntabwo yari kuzanywa niba abana. Wari kuza ukabivuga uti mama bimeze gutya, mbayeho gutya, abana ntacyo bazabura bame. Kubiba n'iryo kosa yakoze byatuma nawe wibaza impamvu yakwibye abana kandi uri mama we wabamuha ari na nyina utamwima abana. Rero Farida aho uri tekereza neza, uvugane na mama wawe muvugane, abantu bajyana ariko azi n'aho utuye, nawe amakenga agufiteho umubwire ko nta kibazo, hanyuma abantu batware. Bishoboka ko mfite n'aya makenga, ariko we akaba yarabikoze neza, nyamara wenda nta kibazo, ukaba udakwiye no kuyagira, ariko nazasobanurire basi nabikubwire. Urumva twasoza rero, ubwo nawe ni umuntu mukuru, nagira icyo yumva agashaka kugira icyo akora azakubwira. Reka dusoreze hano nawe mu kiganiro cy'ubutaha.